toilette mushiri kunuka wavose mwicarira ese badome shameze no kujya kuri toilette byananye ubundi uba wibereye aho dukeneye kujya gupimisha kwa muganga tukamenya bigeze sino kujya kurira usigaye binaniye meze neza nako ntabwo meze neza cyane sindabasha ikintu nta kintu ndi bushobore kurya byananiye nta kintu ushaka subiza ko maze iminsi 3 narya nese wumva uzabyara ko tutarya siriyo basi nawe ujya umfasha nibise ko kwa muganga badusaba kurya urya shiri byananiye ahubwo ngiye umusego neza n'iryame cyangwa ugire hano mwegame icara mu mwegame simatazo ko ngiye kujya mu kazi ese wajya mu kazi none ndasinindi Reba sinyishoboye kujya muri toilette sinyishoboye kwiyegura urajya mu kazi none n'indi bumfasha reka basubize kubireba tuza mu muvandimwe wawe sibyo yatubasha no komeza gukora ntago nagenda gusiza urabindi kandi urembye bingana kuki ntago nagenda gusiza wari wamuhamagaye se basi yego niko bitaza kugira ngo yihuta zagira si kuba neza ngahera nawe ngo usese ubona ko uri mu munani nari yarimo nawe sikara oya natanda arindwi oya isindi ikaba yanganye gutya isireke wasanga ari imanga oya ntago ari imanga nyuma y'umwana ashobora kuba abyibushye ese bebe wishe wanjye nugenda mu kazi uragaruka ryari ndaza gutinda kubera ko maze iminsi nabisoje nshaka byose nabisoje bebe nutinda reba ukuntu none iki cyumba gisa ese ntabwo ndakubwira ko nyamagaye umuntu ugiye kuza akadufasha kimwe iki cyumba tukibanamo tubabiri turabwira undi muntu hanze aza gikore baragufasha nta kibazo rega nuko atakibasha kunama umubyeyi wese baramufasha ntabwo babyitaho kuko muri famiye ku buryo musanga mu cyumba cyawe nta kibazo bigira nta kibazo pe nta kibazo mfa kubona icyo nifuza no kumera neza nyine no komeza kurwara gutya ese nshaka koga nushaka koga urabizi ntabwo nashobora kunama sinashobora kugira ikintu nshaka koga kandi uri bunyatsi none se bikamubaza usibuka kangahe ku munsi ntabwo uzi mu kanya nyine mwese urabizi mba nkeneye koga 2 ku munsi uroga ngarutse basi suri hano wenyine se undi muntu muri kumwe ako basi nawe mfasha nyibariza sibyo niba nkuko nanjye mbanze mukumva bebe ndabizi kugerageza ujye unyitaho ese uzi ko kuva watwista wese uhinduka hindutse urahindutse nti unabibonye urahindutse nabi wese uca bugufi wakana keza yamayane ya yose ikagenda nawe warahindutse ariko nawe ntabwo wahindutse n'ubundi wanyitagaho mba ngomba kukwitaho urerega umubyeyi nyine bagomba ko umubyeyi ni inda ya mbere ariko nifite experience rero ntabwo nakora akazi kagenda neza shabi bigenda mu kazi tazabura ikintu tujye udakora tugomba kubera icyo kuri ngiye kuryama ndagutegereza mpakuje nta kibazo nazogaruka mbere yuko amazi ari mu nkombe ngambwira ko nkunda ndakunda cyane simbikubwira buri kanya ariko nawe ubishaka pe uza kuzana ikirere ushaka ikintu nzi ko ibintu byose byananiye ushaka uya ndaca kuri supermarket ndajya byibuze mu mikino nguzanye nyine ugishaka hitamo rero amasambusa pizza hitamo kimwe pizza okay ubwo urusenda cyangwa agasenda nawe umwana agashaka ntago agashaka utebuke kajya ku kazi rero ubwo mfasha njya aho ngaho nze mfunga atagira umuntu winjira hari igihe no guhaguruka ahantu hose ni ukujyana
Niyo nshaka kubita rwose. Ntabwo ndi bubwe n'iki kibazo bayi. Aragiye. Yes, ameza kai. Sumugabo nawe nawe arakabese indibuza kwicara indibuza kugira iki. Tukarembuse. Nabura kwitetesha. Reka nkomeze umwana wanjye akomere. Mwana watubyine. Mbega bebe uri kumva umeze neza ndi gukoresha udusiporo. Baseball. Sister. Hey, bro, what's up, man? So why no? Why? Bro, umugabo wanjye mwavuganye. Wanciye agenda dukuri hano muri koridoro. Yagiye. Nese ko mbona wishimye kandi nabonaga ase twajya muri gukina ikinamico we nawe. Ese wakitwara gute imbere y'umugabo? So wagiraga ngo ngende ni n'amaspreka reka. Iyo ugeze ku mugabo babanza muti ugomba kuremba. Hari ikintu cyonjya niba zajya mwibereye muri comedy n'ikinamico. Sikutashashe. Araguhamagaye ngo ngwino ngo narembye byagenze. Arambwiye dore hano muri koridoro ndi kuza. Arambwira ngo madamu anyamugenda umuganiriza. Ngire ko yamera neza. Asiko urumva. Meza nabi. Tudusiporo. Uwo mwana se. Cyusa wajye wihangana koko. Wajye wishimana n'umugabo wawe. Iyo giye urishima ugucya inose. Iyo adahari ufite amahoro. Wowe ufite amahoro yadahari. Oya, iyo hari. Mba mahoro nyine hari mba narembye. Nta n'igikombe mbasha gufata. Urumva? Duye yahangayitse ngo genda ngo umumbwire ngo yihangane. Gusha nundi yambwiye yari hano mukanya arambwira ngo ntamagaye bro wawe ngaze ngo abakuri nabo nagusiga wenyine. N'igikombe no kujya muri wese aranjyana n'igikombe na telefone simbasha kuyiterura. Nese no kubereza. Kugira ngo anyitewe so wajya umenya uko bizagenda we nushaka umugore. Nge rero mufite akaza n'ubwo bugorye. Wabimenya ute umva. Amahirwe nuko uri mushiki wanjye. Skuri fake man. Kujya natunga umugore umeze nk'uko neza. Ahubwo uramenye. Maze ko naba yahangayitse ako wajye namugirana n'impuhwe. Nyine nasi sinwite. Nko nawe uhari. Uri gukora amasiporo nk'uyu mwana avuyemo mbwa wamusona ko yavuyemo bigenze. Uri gukora siporo acuri. Ako ubwo nimaje na nk'umwana uzabyara ukuntu azaza neza. Azaba ari jetiri. Ntabyumva. Nibazo ukuntu umwitwara akabona umwana none ariko ari kuza byimbye yabyimbije umutwe. Reka mbandemerewe nuko nyene mbangira ngo umwana kuri siporo ko mvumva banana rushye. Ariko nawe nukajya umuhangayikisha cyane kuko amamagaye ambwira ngo rusiko numvaga ari ikibazo wageze numvaga ubungu utabasha no kuvuga. Tuvugishwe none wagiraga ngo rege uri utitetesheje umva byagenze. Iteteshe ariko imuhangayikisha. Ntago ari kumuhangayikisha. Bagomba kwitwara nk'umumama imbere y'umugabo narushye ahangaye. Nese wajya kuninda wumvaga bimeze. Sese umugabo wawe unuso ajya ngo ntagutere inda. Ubwo ujya kunkorera akantu. Mvanze ngo akantu nkorera. Urabishaka cyane? Yonge kumwaguga kawe. Gashyushye se cyangwa? Igari. Kibaze kabishyushye ku mugore twite ntago ari nziza. Reka basi ngakore kaze katageze. Genda gukore. Ngo nawe yuje hano ufite utugambo twinshi wagira ngo wabishimira musaje nawe. Ufunga umunwa wawe. Izi utugambo kajya umugore wawe ngameze neza ngameze ute. Mukanya nazo ndahita ndemba guhaguruka binani. Yo bana ngarutse mu rugo rw'abiri nibagiwe kugisha mu kazo. Eko. Shobora kugarutse byagenze. So. Kugarutse. Imbere ibintu. Hoya ntabwo uri bugende n'undi ndumva nshaka ko tugumana. Siko ntagiye biseye. Shabibi ntabwo nshaka kugumana na musaza wanjye. Nshaka ikibazo kiraba ikibe. Ese uko wikorera mu kazi wabyihoreye. Ngomba gusebya abakozi. Ukansiga se. Ese nkora ikibazo. Umva no guhaguruka byananiye sinzi uko biri bugende. Ese wakihanganye. Kandi kumva nshaka kongera koga.
kuma nshaka kongera koga koga isa nta n'amasaha biraciye mu mazi koga ndi kumva umwana ashaka amazi umwana ashaka amazi kongera koga nyine kongera koga icyo umwana gusabwa kuguma aha ndasanga ari Imana ikugaruye ntakundi nyine turihanganira igihombo iyo nayo nzahomba bari njye n'umugore yaranzaniye cyane Petro waje bagarutse wese wagiye niyo mugiye kumutegurira agakawa yari ameze nabi byatari okay nta kibazo bwaryo kubaza mubigenze ameze nabi gerageza ukuntu wamwitaho kiraruka bari imbere pati mbese bari imbere ariko muzana akandi wamvuye imbere wowe ntabwo uri kumva bebe reba nko gusa nta nubwo abazi ibintu nkunda cyakeye cyane ukaga so bakuzaniye ikintu bose no baby madam urumva ushaka ikibazo si ubu ubwiye patisha batazi n'ibintu akora nise mubwira ikintu basi nyakora njye kugikora mu gikoni basi munsi kise nyine mbwira ikintu ukora njye kugikora mu gikoni tujyane ibintu kugenda ntabwo uri kubishobora kandi urashobora tujyane tube turi kumwe basi twicaye mu gikoni shebwe ntabwo uraza kuvunika mu rugendo basi ntabwo mbasha guhaguruka kubanza ngiye tugende ngira kuzungusha kuko umwana wa mbere uko shabibi nta mwana wa kabiri nzabwira ewe tuzamubyara wikira imico uzamwibyarira ukiyatirira amagambo mabisi siko wa mbere sinzi niba azanawe sindabishobora guhaguruka ndagufata intoki zose ngazana n'akandi yego kurura nyine nese urambura amaguru kugira ngo umanuke neza gake